Murakaza neza kuri Emi Media TV. Uyu munsi tugiye kuvuga ku ngingo ikomeye, imitego abacuruzi benshi bagwamo iyo batangira business. Niba ushaka ko ubucuruzi bwawe bukura, usabwe kwirinda ibi bintu. Icyambere, gutangira udafite gahunda. Abantu benshi batangira business nta business plan bafite. Ntibamenya aho bagana, ibi birangira bacitse intege. Icya kabiri, gushaka amafaranga menshi cyane. Hari abategereza kugira igishoro kinini cyane, nyamara ushobora gutangira n'ibyoroheje, udufaranga duto dufite akamaro. Icya gatatu, kudakora ubushakashatsi. Kutamenya isoko cyangwa abakiriya bituma business ipfa vuba. Urugero, gufungura iduka ahantu hashyashya utazi niba hari abakiriya bahagije. Icya kane, gukora business y'abandi. Abantu benshi bigana ibyo abandi bakoze, ariko iyo ugerageje kwigana utagira originality ugwa mu gihombo. Icya gatanu, kudasobanura amafaranga. Kutandika amafaranga winjije n'ayo ukoresha. Iyo utanditse imari yawe, ntumenya niba ubucuruzi bwawe bwunguka cyangwa butunguka. Icya gatandatu, kudakoresha ikoranabuhanga. Abacuruzi bamwe bananirwa kumenyekanisha business ku mbuga nkoranyambaga. Ibi bituma batagera ku bakiriya benshi. Icya karindwi, gucika intege vuba. Business yose igira ibihe bikomeye. Iyo uhise ucika intege, uba uretse inyungu wagombaga kubona mu minsi iri imbere. Iyi mitego yose igaragara mu bacuruzi benshi batangira, ariko niba wowe uyirinda, bizakorohera gukura no gutsinda mu bucuruzi bwawe. Komeza ukurikire Emi Media TV kugira ngo wige byinshi ku iterambere. Njye bategura kino kiganiro kandi nkakibagezaho, ndi Emmanuel Wihanganye. Iyi ni Emi Media TV, naho ubutaha. Reka duhure mu zindi video.